بسم الله الرحمن الرحيم. mwana wanjye ndaguhanura nguhamagarira gutinya Imana Nyagasani no kuyumvira iteka no kubaka umutima wawe binyuze mu guhora uyizirikana no kuyishikamaho. Ese hari umubano mwiza waruta umubano wawe n'Imana Nyagasani mu gihe waba uwukomeje? Umutima wawe urindisha impanuro, kwishyira hejuru kwawo ukurimburishe kudakunda isi, ndetse ubushikamisha icyizere n'ubugenge, kandi umurikire unawuhe gutuza kuzirikana urupfu. Uhora uzirikana ko isi izashira, kandi ukangura umutima wawe ukoresheje isesengura ry'ibibera kuri iyi si bitari byiza, ndetse ubutinyisha imihindagurikire y'ibibera hano ku isi amanywa n'ijoro. Garagariza umutima wawe amateka y'abatubanjirije, kandi uwibutse ibyago n'amakuba byababayeho. Utembereze mu matongo y'abatubanjirije, uwereke ibisigazwa by'amateka y'abaranze. Tekereza ku bikorwa byabo, utekereza aho bavuye n'aho bagiye. Batandukanye n'inshuti zabo bajya mu yindi si, aho bameze nk'abashyitsi. Mbese urebye nta gihe kizashira nawe utabaye umwe muri bo. Bityo rero iteganyirize wiyubakira ejo heza, kandi iherezo ryawe ryiza nturigurane isi. Irinde kuvuga ibyo utazi, kandi bitakureba ntukabivuge. Ntukanyure mu nzira utinya ko yakuyobya, kuko kwirinda mu gihe utinya kuyoba biruta kugwa mu cyaha gifite iherezo riteye ubwoba. Wumvaga impanuro zakuwe mu ibaruwa y'impanuro Imam Ali alayhi salam yandikiye umuhungu we Imam Hassan Mujtaba alayhi salam ubwo yari atabarutse ku rugamba rwa Siffin. Ni ibaruwa ya 31 iboneka mu gitabo Nahjul Balagha, kigizwe n'imbwirwaruhame, amabaruwa n'imvugo z'ubuhanga byose bikomoka ku muyobozi w'abemera Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Turakumenyesha ko ushobora kubona inyigisho z'Ubuislamu nyabwo ku rubuga rwandashia.com